akenshi na kenshi iyo umubyeyi atwite usanga umuryango uganira, mu byo baganira harimo amazina bazita umwana wabo. Rimwe na rimwe igihe batabyumvikanaho kimwe, umugabo turamwitiri n'umugore ati turamwitiri, bagendeye ku bisobanuro by'ayo mazina. Ese kwita umwana amazina utazi icyo bisobanuye ubivuga iki? Reka ngufashe umenye ibisobanuro by'amazina ku buryo nawe ushobora kuyifashisha igihe byabaye ngombwa. Aha ndavuga ku mazina ya Gikristo cyangwa se amwe bakunze kwita first name mu rurimi rw'icyongereza. Reka tugufashe gusobanukirwa amwe mu mazina atandukanye kandi ajyanye n'igihe. Tugiye kubagezaho amwe mu mazina y'abahungu ndetse n'amazina y'abakobwa. Bifashishije urubuga familyeducation.com, aho kuri uru rubuga bavuga ko uyu mwaka ari uwo kongera kwiyubaka, kwakira imigisha iva ku Mana ndetse no gutegura ejo hazaza. Nsabimana Amuri abashimira kuba mukomeje gukurikira Igendo TV. Tuhere ku mazina y'abakobwa. Hano twavuga Elish, izina rikomoka mu rurimi rukoreshwa muri Ireland, rikaba risobanuye isezerano ry'Imana. Mabel ni izina risobanuye uw'igikundiro. Reina ni izina ry'Icyesipanyol risobanuye umwamikazi. Fayedra ni Ikigereki, kikaba bisobanuye umucyo, bright Icyongereza. Jessie ni izina rikoreshwa mu rurimi rwo muri Scotland, bikaba bisobanuye Imana irakureba. Tugiye ku mazina y'abahungu. Adonis ni izina ry'Ikigereki risobanuye umucunguzi. Ozi ni izina ushobora guha umwana wawe w'umuhungu, rikaba riri mu Giheburayo risobanuye mu Kinyarwanda umunyembaraga. Legend ni izina riri mu rurimi rw'icyongereza, rikaba bisobanuye umunyabigwi. Jahari ni izina ushobora guha umwana wawe w'umuhungu, risobanuye impano y'Imana. Kiro ni naryo zina tugiye gusozerezaho, ni izina riri mu rurimi rw'Ikilatini risobanuye ikirere. Turabashimira kuba mwakurikiye kino kiganiro, turabasaba gukora subscribe, share kandi na like. Murakoze cyane.